urahumetse mu buryo bwo kumva ko wuzuye ishimwe muri wowe kugira ngo uhore utumbamo agahinda n'ipfunwe ryo kuba uyu mwana udashobora kumwaturira se. Njye nagize ibyago nanjye byo kudakurana na data, nagize ibyago byo kutamenya papa. Naravutse maze kuvuka igihugu twarimo hatera intambara, papa wanjye arahunga, bicaga abanyarwanda cyane cyane b'abagabo, arahunga. Hanyuma nsigara na mama tubana igihe cyose ntazi papa. Nabonye data nyuma y'intambara ya hano mu Rwanda, mfite imyaka 19 nibwo namenye data. Naravuze ngo ibi biganiro tuzatubicishaho tuvuge ukuri kugira ngo mwumve uko kuri uburyo kwashobora kukugeraho nawe kukagufasha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo numenye ukuri kuzakubatura. Natwe rero kuri kwibiganiro ahari ni kukugeraho, kuzakumara ipfunwe wari ufite, wumve yuko kuba utarakoranye na papa bitakuyeho kuba wagera ku mugisha Uwiteka yakugeneye. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi, tubasabira umugisha. Turanezerewe ku bwanyu muri uyu mwanya. Ni kuri Team TV. Hanyuma ndakubwira ko ni ministeri, uyu mumama yarayisobanuye, ni ministeri ifite mu nshingano kwita ku bantu benshi, cyane cyane igitsina gore cyangwa se abantu babana, kubera ko dusa naho ibyo ducamo kenshi aribo bahura n'ingaruka zikomeye kuruta abagabo. Hanyuma sibyo gusa, ahubwo azagaruka cyane no mu gutegura umuryango, kuko buriya iyo tuvuze umuryango kenshi twumva papa tukumva mama, ariko uwo mupapa uwo mumama yabanje kuba umwana nawe. Bivuze rero ngo uwo mwana nategurwa neza nawe azaba papa. Reka nkushimire wowe urebeye video, Imana iguhe umugisha. Mwabonye video yabanje, niyo ngiyo urayibonye. Shuti wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, warakoze cyane. Nawe rero utarayikora shuti, uyikore kugira ngo turusheho kubana mu bintu by'umumaro. Kenshi njya nkunda kubwira abantu ntabwo tuza muri entertainment tuje kwishima, kwinezeza, ariko ibintu nk'ibi bitwungura birakenewe mu buzima. Hanyuma rero niba ukunze iki kiganiro, ukore like, ukore share kugira ngo benshi babone iki kiganiro. Niba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga, uraza kujya hasi muri comment. Nkibutse ko naho hariho nimero za telefone za Mama Ganza, ushobora kugira icyo umubaza uciye kuri telefone. Nge ndi Emile, munyemere tumwakire hanyuma tugaruke tuganire ko yabanje no kongera kutwibwira. Mami karibu. Murakoze cyane, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu, kandi ndabanezerewe nanone kuba dushoboye kubana uyu munsi. Nshimiye Imana cyane yadushoboje kubana nanone. Ngira ngo yabambwiye ni Mama Ganza nyine tuju umugana. Amazina rwose yo mumaze kuyamenya nshuti zanjye, kuko namwe benshi maze kubamenya bagenda bakomentinga, bampamagara, bampa ibitekerezo. Hari abo maze kugenda amenya hirya no hino ku isi hose. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Team TV rero twarayisobanuye ubushize, dusobanura intego yayo, dusobanura igitumye nayo yarabaye mu nzozi uyu munsi ikaba ishyizwe hanze, cyangwa ubushize nyine bwo yashyirwaga hanze. Byose ngero twarabisobanuye, kandi abashimira cyane mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'incamake kigaragaza neza Team TV cyari cyo. Muhabwe umugisha cyane. Ndumva uyu munsi rero none twongeye kubana. Yabisobanuye neza umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Umugisha cyane, mukora umurimo w'umumaro cyane. N'ubushize narabisobanuye ndavuga ngo abafite iyi ntego cyangwa abafite iyi miyoboro igamije guteza imbere umuryango, igamije kugira icyo nayo ikontribuwa cyangwa se ikora cyiza yongera mu muryango, mu murimo w'Imana, mu iterambere ry'umuryango uwo ari we wese ubigambira kandi akanabikora, Imana imuha umugisha. Rero namwe murimo, Imana ibahera umugisha. Reka tubanze tugusabe usabire umugisha abadukurikiye muri uyu mwanya, hanyuma dukomeze.
Data mu izina rya Yesu Kristo, nanone tuguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza tugeneye ngo tunezererwemo. Uyu ni umunsi w'umugisha wo twongeye guhabwa wo kugira ngo tuboneke imbere y'amaso yawe ndetse n'imbere y'ubwoko bwa hirya no hino. Tuguhaye icyubahiro ko wabigambiriye kandi ukabisohoje nk'Imana ishobora byose. Uhabwa icyubahiro Data. Nsengeye buri muntu wese umugisha ushoboye kuba ari kumwe natwe uyu munsi. Nsengeye umugisha w'abanye natwe ubushize. Nsengeye umugisha abazaza bagakurikira Iyi Channel ndetse bakumva ubutumwa dutambukirizaho. Nsengeye umugisha ababidufashamo bose. Nsengeye umugisha igihugu cyiza dufite nacyo kitwemera kikadutera inkunga yo kuba dufite amahoro, yo kuba dufite umudendezo, dushobora gukora ibiganiro nk'ibi. Ntabwo nibaza ko ari hose nabo tubasabiye umugisha. Dusabiye umugisha abayobozi bacu, dusabiye umugisha buri muntu wese uzagira icyo akora kuri ikiganiro cyangwa ndetse kuri Iyi Channel kigamije guteza imbere umuryango, kigamije kugira icyiza yongera mu bindi byiza by'abatubanzirije. Icyo bari nikuzo bibyo mwami kubw'ikiganiro kuri bugaragaremo, akari wowe utuyobora. Erega burya ntacyo twavuga utavuze Mana, erega naho twavuga utavuze ntacyo byamara. Erega amatwi yatezwe ari y'umubiri gusa utayafunguye nkawe nk'Imana ntacyo byayamarira. Erega umutima wese tugambiriye kugeza he iri jambo ryo tuba dukeneye kuvugira hano utawufunguye Mana, nzi neza yuko ntacyo byamara. Rero uri Imana ishobora byose, uri umurengezi wacu, ushobora byose. Ndagushimiye kubw'iyo mitima ufunguye, kubw'ayo matwi ufunguye, kubw'ayo maso ufunguye. Mwami, ndazi neza ko iby'umubiri byo biba biri neza, biri maso, ariko nzi neza ko wowe ibyo wafunguye bya mwuka ari byo byakira ibya mwuka, n'ubundi tuba turi bushobore kurekura. Shimwe himbazwe bw'indimi zacu ugiye gukoraho kugira ngo ziri kure icyo wagambiriye kurekura uyu munsi. Cyubahiro nikuzo bibyo mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tugira umugisha wo kongera kubana, ariko niyo usenga rwose bumva ko uri umuvugabutumwa pe. Merci. Akoze cyane. Ni ibintu bigaragara ko rwose wasangiza n'abantu ubutumwa usibye n'ibi biganiro dukora. Merci. Mama Ganza, hari uwigeze kugira igitekerezo na mbere ko tugera kuri topic y'uyu munsi. Aravuga ngo social media abantu benshi bayikoresha bari mu nyungu kugira ngo bunguke. So nza kwibaza, ndavuga ni nawe ndibuze kukikubaza mbere yuko tuza gukomeza. Wewe wumva inyungu yawe ari yihese? Nawe uzungukira muri iyo watangiye? Murakoze. Social media nkuko bivuga ni inyungu, ariko ahubwo biterwa n'icyo yasobanuraga we n'icyo yaragambiriye kukubwira inyungu yariyo. Niba avuga ngo ni urwunguko rw'amafaranga kuri wa wundi wa creating iyo channel, cyangwa nje navuga ngo social media ni inyungu kuri buri muntu wese. Benshi bazi ko muza kuri YouTube kubera ko muje gushaka amafaranga. Urebye neza ahubwo nitwe tuyashyiramo, nitwe tuyashoramo. Nifuza ko ibyo usobanura. Yes, nitwe tuyashoramo. Nicyo nashatse kubanza gusobanura ngo biterwa n'imyumvire y'umuntu. Ubundi social media nashima Imana cyane yashyizeho ubu buryo, uko ni ikintu cyorohereje buri umwe wese kugira uburyo bwabona ikintu bitamuvunnye. Mbere duhereye mbere ukuntu twabagaho mu bihe bya mbere nko myaka ya 80 na 90 na wabaga ushaka kugira ubutumwa bugeze ahantu ukandika urwandiko rukazagenda rukazajya nk'ahantu meza ngahe. Ibyo biza kuvaho bisa n'ibigabanutse kugira ngo hazabeho message itambuka yandikira ku bantu benshi, hakandikwa ikinyamakuru kugira ngo kizagere ku bantu benshi kikaba ikibazo gikomeye. Haza televiziyo, ntabwo ari buri muntu none washoboraga kuyireba. Ngere ahubwo nashima Imana ku bwa social media, umuntu wayitekereje Imana imuha umugisha. Ni urwunguko cyangwa ni inyungu kuri buri muntu wese, aho ashobora kubona ikintu cyamugirira umumaro, nta mafaranga menshi yishyuye, nta mwanya munini umutakarije agenda ajya urumva nk'ubwo za post offices zabaga kure kugira ngo uzajye kuyigeraho ugatega, ariko ugatega ukava nk'icyangugu ukajya i Kigali ujya kwakira ibaruwa gusa yaje mu iposita. Hari ibintu abantu baba bakwiye kumva bagasobanukirwa. Ntabwo nzi impamvu kinasimbukira kumva ngo we Emi ni urwunguko uharanira mbere yuko nakumva agiye ukimariye. Njyewe ubyumvise, njyewe wakira iki kiganiro mu by'ukuri bimariye iki, mpungukiye iki? Ese mu by'ukuri ngereranije n'igihe cyanjye cyatambutse uko nabagaho
mu by'ukuri hari icyo nunguka. So urwunguko rero rwo rurahari ariko ni kuri buri muntu. Bagiye rero ku bantu ba creating social medias, ntabwo bo ari bo twabanza kurebaho, bahubwo barashora, bashora umwanya, bashora imbaraga, bashora amafaranga, bishoboka ko atanabigarura ariko. Yego. Yes. So umuntu waba atekereza atyo rero ntabwo yaba yibeshye, ariko ibitekerezo akwiye kubihindura. Yes. Yakwiye kubihindura akagira ukundi atekereza, ahubwo akareba inyungu wowe bimumariye we, akareba inyungu yagiriramo kureza uko yareba uriya ngo atangire kumva ko ari cyo agambira cyane, ahubwo akabona ko Imana yabikoze kugira ngo icyo mfite wowe udafite nyikugezeho kandi utavunitse. Icyo Emi afite njye ntafite kingereho ntavunitse. Urugero twese nako tujya dukurikira, hari ibintu byinshi mu by'ukuri tuvugisha ukuri by'umuntu yigiraho byingira mu maro, tutibagiwe ko n'abahajya bakiga ibintu bidafite icyo bimaze, bakanamara umwanya munini n'aya mafaranga agashobora kuba yashira ariko nta rwunguko yungutse kubera ko yarebye ibintu bidafite umumaro. Ariko twebwe n'undi wese ufite uwo mutima ukurikira ibifite umumaro, hari ibintu byinshi tumaze kungukira kuri social media. Ahubwo njye navuga ngo umuntu watekereza cyo uw'Imana yahaye ubwo bwenge akabushyira mu ngiro nk'uko natwe yaduhaye ubwo bwenge tukaba turimo tubushyira mu ngiro, Imana imuhe umugisha cyane. Okay, ngiye nitwikuzo Emi, ndi kumwe n'umuganwa Jolie, turi kuri Team TV. Hanyuma Imana yemeye ko tuba duhari uyu mwanya kugira ngo tugire ibyo tuganira by'umumaro. Topic y'uyu munsi mu kaye gato turi buze kurambirana, ndifuza ko tuza kugaruka cyane cyane ku bana. Abana benshi basa n'aba ba victim cyangwa se bakaba inzirakarengane z'imyitwarire y'ababyeyi babo. Uyu munsi turi buze kwibanda kuri ba bana bavuka udashobora kumaza ngo papa we ninde, baramumuhisha ntibamumubwira kubera impamvu imwe, ipfunwe cyangwa se ntazwi, kubera ko nyina yabigizemo uruhare umwana atabigizemo uruhare. Imana nayo irabyemera, ariko mu maganza nk'umuvugabutumwa ubundi kuki Imana ibyemera ariko? Urakoze cyane. Hari ibintu burya by'umuntu adakwiye gutindaho cyane, ariko ufite Imana muri we ni wowe utabitindaho cyane. Nguvuga ngo kubera iki Imana yabyemeye, ni kubera iki Imana yabyemeye. Ubu se wowe wayibaza ahubwo ngo kubera iki Imana kuki wabyemeye? Aya ndirimbo y'abaririmbyi igeze kuririmba mu Mana ngo kuki wabyemeye. Nyine Imana se wayibaza ahubwo? Yobu yihaye kubaza Imana ibisubizo byo yabonye, yasoje avuga ngo Mana ngo ndamanitse kabisa, ndihannye kubera ko ntabwo uri uwo kubazwa. Rero natwe ntabwo dukwiye nk'abakozi b'Imana, ntidukwiye kugira ikintu muri twe kivuga ngo Mana ngo kuki wabyemeye. Yarabyemeye nyine, full stop. Imana yarabyemeye, yitabyemera ntibyari kuba. Tugiye kuri iyo topic rero navuga ngo umwana nk'uko bivuze kuki Imana yabyemeye, itabyemeye ntabwo yavuka. Ariko Imana iyo ireba ikintu, ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, ivuga ngo yo irebera iherezo mu itangiriro. Imana ishobora kureba Emi ikareba ukuntu navuka umumaro wazamara ku isi, so no matter where wa mwana aciye akavuka. Yego, kubera ko tunagiye mu by'ukuri ibihanganye byinshi tuzi kuri isi ntabwo ari wa wundi w'umubyeyi we yasezeranye, mama we agasezerana papa we bakabona kumubyara. Barahari abo ngabo, Imana ihabwa icyubahiro, ariko bari n'abandi abo nabo barahari. Imana yamurebye mu itangiriro ibona ko azavuka akitwa Emi, akitwa umuganwa se, akitwa n'undi mu mazina tujya tuvuga tutakwatura ko hari ubwo uhuza neza n'uwo ufite cya kibazo, akavuga ati uyu mugore yameretswe cyangwa aranzi none yahisemo kubivugira hariya. Oya, nika tujye dutanga yacu. Imana rero ibyemera kubera impamvu zayo bwite nk'Imana. Igitubwira ngo inzira zacu zitandukaniye kure n'izayo. Ibyo twibwira twe bitandukaniye kure n'iby'Imana yibwira. Burya irimo itumaramo ibyo bibazo bivuga ngo kuki Imana, kuki wabyemeye. Nyine inzira zayo zitandukanye n'izacu. Ibyo yibwira n'ibyo twibwira birahabanye. Ubwo rero ntabwo tuba dukwiye kuvuga ngo kuki, ahubwo numva tuba dukwiye kureba gusa tukavuga ngo rero ni inyigisho ki Imana yashatse gutanga uciye muri uyu mwana wavutse
adateganijwe niko babyitangira ngo atiteguwe, Imana ibishaka kuduha inyigisho ki, kandi wa mwana akaba yaza akabigitangaza, akaba umuntu ukomeye cyane, umuntu w'umumaro cyane, ndetse kurenza yenda na wa mwana wavutse ku babyeyi bombi bazwi bakomeye, bazwi ni mama Ganza na papa Ganza, ni mama Yemi ni papa Yemi, ariko akarenga akaza akabigihangange, akabikitegerezo mu bandi bana akiri muto, mu mico, mu ngiro, mu myitwarire, kandi mu by'ukuri adafite amahirwe yo kuba ari kumwe na papa we na mama we bazwi. Aho ngaho ubwo jye nakavuze ngo tujye tuhatinda twibaza ngo Imana hano yashaka kutwigisha iki. Numva hari Imana iba yashatse kutwigisha imbaraga zayo, ububasha bwayo, kugambira kwayo, uko na rimwe twebwe nk'abana b'abantu tudashobora kukugeraho, naho twakwibaza tukarara twibaza, kiretse nyine wayahisemo guhishurira akagira akantu kikurekuriraho kugira ngo usobanukirwe. Otherwise naho warara ubyibaza utariko se ibi bintu ubu ni ibiki, bishoboka bite no mwana ntabwo ngira ngo we nturabyumvaho, aho gasanga uriya mwana ntasagira, nta nazwi, ariko reba imyitwarire ye, reba ukuntu abayeho neza, reba ukuntu ari icyitegererezo mu ngeso no mu ngiro n'ibindi byose. So no kuvuga ngo Imana ibashatse kutwereka ngo ni Imana nyine nibikora nkayo ubwayo irasohoza. Wumva abanyarwanda bajya bita neza, uzumva hari wese umwana we niyibikora, niyigena, niyirera. Rero nkavuga ngo nko kubivuze nyine abana ni victime cyangwa ni inzirakarengane, niko ngira ngo hari ubwo niko twabyita mu Kinyarwanda. Yego, ni inzirakarengane z'amakosa abaho. Amakosa abaho akorwa n'ababyeyi, ariko amakosa akorwa n'ababyeyi, ariko Imana ikaba ifitemo umugambi wayo kandi ugasohora. Ubwo icyo kintu wacyumvise, ni amakosa yakozwe n'ababyeyi, bahurira hariya, bishoboka ko atanamuzi, binashoboka ko aba ari na mwene wabo akagira ipfunwe rimuvuga, agasanga ni musaza we bwite, agasanga ni umwana we, agasanga ni nyirarume, ni sekuru, ni iryo pfunwe rikabaho, ntabe yatunguka mu kanwa ke ngo avuge ngo uyu mwana ni uwa runaka. Ariko mu by'ukuri wa mwana ya makosa yanyu ntabwo azabumuza kuvuka, niba Uwiteka yaravuze ko azavuka kuri mwe, azavuka ko byamera kose, kuko Imana itabihisemo wanagira iyo ndikavamo, ariko yavamo wa mwana ntazabeho ababaye afite ako gahinda katamenye se cyangwa atamenye nyina. Yega baranahari n'abatazi na ba nyina, baranahari baba bagize igikomere bagitewe na nyina, kutamumenya kandi yarahara akamujugunya gusa akigendera. Yes, hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe bonzi twaganiriye, tuzajya dutumira hano bakabibabwira, bakabanyuriramo ukuntu nawe ubwo afite icyo gikomere, ushobora kuba yarakuze atazi nyina. Noneho tuba tuvuga abagabo, ariko hari n'abagore atihanganira uwo mwana, akavuga ati ibintu ntabwo nabishakaga, sinabyifuzaga, byarangwiririye, sinabyihanganira, sinshobora kubyihanganira, ku buryo atakunda uwo mwana aramubyaye. Ngezi neza umubyeyi byigeze kubaho, nkunda agiye kuvuga ntanga ingero kugira ngo ukurikira agire ikintu cyafata muri we, yumve ko mfite icyo nshingiraho, si ibitekerezo gusa. Ngezi neza umwana w'umukobwa wigeze kugira icyo kibazo, atwita inda itateganijwe, hanyuma mu mezi makuru aza kuba ari bwo agerageza gukuramo inda, biranga, ahubwo abyara umwana muzima. Uwamwumvise ahita afatirana vuba na vuba, amutwara kwa muganga, atwara wa mugore kwa muganga n'umwana. Bagezeyo umugore aratoroka, asiga wa mwana mu bitaro. Umwana bahati mbaya, umwana yaje kwitaba Imana, cyangwa nyine ntibyagenze neza, umwana aza kwitaba Imana. Ariko kugera uyu munsi mba nibaza, iyo wa mwana aza kubaho, wa mubyeyi yaramutayeho, ntabwo yari kuzagaruka kumutora, yamutaye ku bushake, yumva adakeneye kubana nawe, yumva atabyihanganira, yumva bitamworoheye, ni ikintu cyahuye nacyo atari yiteguye, atarateganije. So no kuvuga ngo rero n'ababyeyi b'abagore nabo hari abo bibaho, ntabwo ari abagabo gusa. Rero navuga ngo ibyo bintu tuba tubyibazaho cyane, ariko reka nk'abakristo tujye dusubira inyuma tuvuge ngo icyo Imana yagennye ntabwo icy'ingenzi ari aho gica,
ahubwo icy'ingenzi ni uko gisohora kuri yo niko nabibonye. Yes, so nkavuga rero ngo abana ni victim, ariko mu by'ukuri icyo Uwiteka yagambiriye kigerwaho. Kandi wa mwana aho uzamenyera ko ari umugambi w'Imana nuko wa mwana ashobora kuza akababara, akabaho nabi, ariko akaba umwana w'intangarugero mu bandi, n'ejo bundi ubuzima bwe bukazaba bwiza cyane no kurenza wa mwana wakoranye na se na nyina. Aho niho ushyiriraho akadomo kavuga uti uno mwana menya koko yari mu mugambi w'Imana. Yes. Mama Ganza, Imana igumugisha. Rimwe na rimwe ababyeyi ba mama bagira impuhwe. Wenda benshi, si bose, ariko benshi tuzi ko bagira impuhwe. Nagiye nzibona nanjye ndi umwana wakuze mu buryo butoroshye, ariko mbona impuhwe z'ababyeyi cyane cyane ku ba mama. Hanyuma by'umwihariko mu gihugu cyacu aba bana tujya tubabona. Aho usanga umwana yavutse, uwateye inda nyina ni umugabo ufite undi mugore n'abandi bana, hanyuma uyu mwana ntashaka kubwirwa se. Hari abagore badukurikiye cyangwa se abadamu cyangwa abafiyemere bashobora kuba barabyaye abo bana, uwo mwana akabayeho mu bwo buzima. N'uyu mwana ashobora kuba ari kudukurikira atazi se wamubyaye. Ku bwanjye hari ubwo mbura amagambo yo kubwira aba bana. Hari aba bana, hari n'aba bababyaye, hari na se uri hariya udashaka kwigaragaza kubera titira afite runaka. Nkawe nk'umubyeyi uri dukurikiye muri uyu mwanya wagiye ku gise, agahinda k'uyu mwana ukumva gute? Ni agahinda gakomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Ubundi uburira n'amagambo mu by'ukuri, uburira amagambo ukumva utazi uko wabisobanura, ukumva utazi uko wabyifatamo, ariko kubera Imana ikaba yamanura ijambo muri wowe, igashobora kuba yari gucishamo ukaribwira wa mwana cyangwa wa mubyeyi, ukabona nawe iryo humure rimutashyeho. Rero mu by'ukuri ibyo bintu birahari cyane, birahari cyane, kandi bantangajwe n'Imana uburyo bw'ibateguye kino kiganiro. Ibi ni ibintu nabyukiyemo mu gitondo tuganira n'abantu, hari umukozi w'Imana twaganiraga tuvuga kuri ikintu ukuntu kibabaje cyane, aho usanga umwana akura atazi se, aho usanga umubyeyi w'umumama amuzi nk'uko kubera titire ye cyangwa kubera icyo bapfana cyangwa kubera irindi pfunwe runaka, bigaba umwana akaba ari uba victim. Akari we usigara hagati nk'ururimi, agakura atazi se. Jewe nahera ku mwana wonzi wakuze atazi se, yajya amubaza na nyina akamukubita, akamubwira ati ntabwo ukwiye kumubaza. Kumbe byose byaterwaga na rya pfunwe ryo nyina yari afite. Rero no kuvuga ngo aba bana barahari n'ababyeyi barahari, kandi ni ibintu by'agahinda gakomeye cyane. Njye nagira ngo nganire n'umubyeyi rero w'umumama. Umubyeyi w'umumama, wowe wabyaye no mwana ukamubyara mu buryo budateganijwe, ariko bikaba ngombwa ukamubyara. Icya mbere banza ushima Imana yaguhaye uwo mwana, kuko ni umugisha wawe Imana yaguhaye. Ntabwo turimo twankuraje cyangwa dutera inkunga abakobwa hirya no hino ngo bagire inda zidateganijwe ku buryo babyara wa mwana ngo yaba ari umugisha. No, ariko niba byaragushyikiye menya ngo ni umugisha wawe. Ntabwo wamenya wa mwana uwo azavamo ejo hazaza. Hari aho wamutererana ukananirwa kumufasha muri urwo rugendo, nyamara ejo ari wowe akakubereye incungu. Nabanza gukomeza umubyeyi we byabayeho bidateganijwe, ahubwo ngo komera, ariko nanone akira uwo mwana cyane, wumve ko ari umugisha wawe. Wimutura umunabi w'uko papa we atifuza ko umwana bimenya, wimutura umunabi yenda yuko hariho no kuba utaramenye papa we kubera impamvu zimwe n'izindi. Turabizi byinshi birahari, hari abafashwe ku ngufu mu ntambara, hari abo byaciyeho uburyo butandukanye. Birashoboka ko waba uri umwe muri bo. Nagukomeza kubwira ngo komera, kandi wumva ushimye Imana muri wowe yaguhaye wa mwana. Urumva iyo bitaba Imana uwo mwana yashoboraga kuba yapfa. Iyo bitaba Imana washoboraga nawe kuba wapfa umubyara. Ariko kuba byose byarashobotse bigacamo neza ukaba uri amahoro, icyo cyonyine banza ucyakire mutima wawe, wumve urahumetse mu buryo bwo kumva ko wuzuye ishimwe muri wowe, kugira ngo uhore utumbamo agahinda n'ipfunwe ryo kuba uyu mwana udashobora kumwaturira se. Icya kabiri, fata wa mwana
umugire inshuti yawe cyane, mugire inshuti, gerageza nyine muri uwo mwanya bitarashoboka yuko umubwira se, umubere mama byose, umubere byose, umubere inshuti ku buryo azajya yumva ko icyo yaburiye muri papa we yakikubonyemo. Yego ntibyoroshye yuko umuntu abaho atazi se, ntabwo byoroshye. Twaravuze ngo Team TV ni channel yo twemeje kujya tuvuga ukuri tukita ikintu uko kiri. Ndiheraho jewe, yego, nge nagize ibyago nanjye byo kudakurana na data, nagize ibyago byo kutamenya papa. Naravutse, maze kuvuka igihugu twarimo hatera intambara, papa wanjye arahunga, bicaga abanyarwanda cyane b'abagabo, arahunga. Hanyuma nsigara na mama, tubana igihe cyose ntazi papa. Nabonye data nyuma y'intambara ya hano mu Rwanda, mfite imyaka 19 nibwo namenye data. Naravuze ngo ibi biganiro tuzatubicishaho tuvuga ukuri kugira ngo mwumve uko kuri uburyo kwashobora kukugeraho nawe kukagufasha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo numenye ukuri kuzakubatura. Natwe rero ukuri kw'ibiganiro ahari ni kukugeraho, kuzakumara ipfunwe wari ufite, wumve yuko kuba utarakoranye na papa bitakuyeho kuba wagera ku mugisha Uwiteka yakugeneye. Ariko icyo gihe mumenye, mu gihe ntaramumenya, urabyumva nayo mfite agahinda gakomeye cyane. Nifuza ko namenya data, nifuza ko namenya uko asa, niba dusa, niba asa n'amasenge, niba bimeze muri make uba wumva wifuza gusa. Uvuga uti niki cyatuma menya data, nkamenya mukomoko, nkamenya uwo nakwita amasenge, nkamenya uwo nakwita data wacu, nkamenya. Wumva ari ikintu muri make rero urumva ko ndakumva ku gahinda k'abo bana, kubera ko nanjye narabyigeze. Umunsi wo mubona ndibuka twaraye tureba buratandukana, tunezerewe, duhamagara abavandimwe bose hirya no hino, turanezerwa, dusubiramo amateka yose, dusubiramo amakuru yose. Muri make murumva ko iyo nzira nanjye nayinyuzemo. Ariko uyu munsi ndi umuntu unezerewe, wamenye data nubwo yitabye Imana tutakiri kumwe, ariko namenye aho nkomoka. Ikintu kigoye rero cyo nabonye kigoranye cyane, n'umwana kuba hatazi inkomoko ye, akaba azi ngo mama ni umusingakazi. Yes, nzi mama wacu, nzi umwana wa mama wacu, nzi nyogokuru bya, ariko kote ya papa nta muntu n'umwe nzi. N'agahinda kimbitse mu mitima y'abana bamerewe batyo. Icya kabiri, wa mubyeyi nawe w'umumama nawe afite kagahinda kimbitse muri we, ko umwana we atazi se, kandi yenda yaramubyaye no ku muntu yenda bitari bworohe kumubwira. Nako gahinda kakamwegeka hariya, umwana kakamwegeka hariya katazi se. Noneho rero na wa mugabo nawe niba ariho abizi neza, mwarabiganiriyeho nk'umugore n'umugabo mwabyaranye, mwahuye mukabyara uwo mwana, nawe ubwo agahinda nawe kaba kamwegetse ahandi. Nawe afite iryo pfunwe, yumva adafite uwo yabibwira. Muri make uretse Imana arizi imitima yabo yonyine, nabo ubwabo kuba babibwirana cyangwa kuba baratandukanye nk'abo banjye, kuba umwe yarabaye mu mahanga mu gihugu kimwe undi akaba mu kindi bataziranye, buri umwe afite agahinda ke karamwegetse ukwe. Ugasanga mu by'ukuri uretse Imana cyangwa nabo bashobora kubivugana, naho nta wundi uzi intimba yabo. Bakaba bazi gusa ngo uyu mugore yahishe umwana se, cyangwa uyu mugabo yihakanye umwana, ariko mu by'ukuri mwese nta wuzi ukuri kwabyo uretse ya Mana iri mu mitima yabo. Nabo ubwabo baziranyeho, icyo kintu gitumye batarabwira umwana ise. Ariko mbabwije ukuri, nta kintu cyiza nk'umwana kugira gutya akamenya se, akamenya umuryango wa se. Ni fete mu mutima we ashobora no kuba atasobanurira umuntu uwo ari we wese. Nk'ubu buryo mbivuga ntabwo byagera ku byishimo nagize uwo munsi menye data, ntabwo sinzi ko byageraho. Rero no kuvuga ngo abo bana barahari benshi cyane. Ni ikintu gikomeye mu mitima yabo, ni ikintu gikomeye no mu mitima y'abari ababyeyi. Ariko rero nabwira ababyeyi bazi neza se, ko twabonye tuzi neza ko hari abana ababyeyi batazi basi, kubera impamvu zitandukanye tutakwatura hano, tutaninjiramo cyane kuko tutazizi. Ariko mubyeyi uzi umwana, uzi se w'umwana, yaba ari umugabo wundi, yaba ari umuvandimwe wawe, yaba uwo ari we wese, kuva umuzi ariho nawe uriho na mwana ariho, wikwicisha uwo mwana agahinda.
oye mwerurire agira agahinda ko yabyawe yenda n'umusinzi, agira agahinda ko yabyawe yenda n'umusazi se, agira agahinda se ko yabyawe n'umuntu utamushaka kubera nyine ko yenda n'umugabo wa mukuru wawe waciye inyuma, n'umugabo wa murumuna wawe waciye inyuma, hari n'ababyarana n'abasaza babo na ba se wabo na ba nyirarume. Ariko kugira ngo umwana yicwe n'agahinda ko afite inkomoko, wahamubwiye akicwa n'agahinda k'iyo nkomoko ariko byibuze yabamenye ahazi azi ngo ndi umusinga se, ndi umwega se, ndi umuki, ariko ndi umugesera, ariko ahamenye hari abiyahura rega, hari abiyahura kumva niki cyatuma mpora numva abandi bana bavuga kwa papa masenge yampayaka, data wacu yampayaka, yantwayaha. Ejo bundi data wacu yarambwiye ngo wa mwana akabaho atazi ngo data wacu avuga ate, masenge avuga ate, asate. Najyaga mpora nibaza ngo ese buriya masenge yabasate, ese data buriya yabasate. Aho mbaboneye nsanga turasa, dufite ishusho imwe, biranezeza cyane. Mbona abana b'amasenge baba data wacu, mbona umuryango wanjye mugari, nkumva numva ndi complete, nduzuye. Urya mwana rero ntabwo aba yuzuye, ahorana gap muri we, ahorana icyuho muri we, ikintu cy'icyobo cyatazi icyacyuzuza. Umunsi we yabonye se nibwo aba complete, nibwo cyacyobo yumva hari iki cyujuje. Twikwicisha abo bana agahinda rero. Ubishoboye mubyeyi mwiza, ibyabaye byarabaye. Ese ko tugendana urupfu, uyu munsi God forbid Imana ibibemo sinkwifurije gupfa mubyeyi, ariko ndakwibutsa ngo turarugendana. Kugera uyu munsi ushobora kuvugana n'umuntu mu kanya ukumva ngo aciye haragiye, bikagutungura uti no runaka twavuganaga mu kanya, dore telefone tumaze kuvugana. Ni kiba kitwibutsa ngo tugendana urupfu. Ese ejo mubyeyi witabye Imana, wa mwana utamweretse se azamwerekwa nande? Ese urumva mu buzima niba habaho simbizi, ibyo ngibyo Uwiteka niwe uzi iryo banga, niba habaho kongera guhura tukamenyana, mwongeye muhuye mukamenyana, Imana ikabereka ka gafilimi, kereka umwana agafilime ko mama we yabaye hazi papa we, ariko yanga kumumubwira kubera ABCD nabyo Imana ikayimwereka. Uwo mwana niyo habaho kubabara no kutababarira, urumva yakubabarira. Icyo gihe tuzaba turi abandi. Nakubwiye ngo ni ibanga ry'Imana, nawe uragiye ngo agaruka tubwire niba umwana amenye nyina cyangwa se ni mu ijambo ry'Imana gusa aho tubisoma. Rero mu by'ukuri navuga ngo ambara imbaraga, reba ukuntu wakwambara ukikwiza. Niba ari amasengesho ubanza uyakore, uko tuzi neza ko ari nabo byabaye, ariko uyu munsi akaba ari abakozi Imana bahambaye. Cyakubayeho ariko birarangira, warahindutse, wabaye cyaremwe gishya. Niba ari amasengesho yajyemo ugaruka uri mushya, wambaye izindi imbaraga, wicaza umwana umubwire uti wa mwana ukomoka. Yes, ashobora kuzababara kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, ariko mu by'ukuri azasoza nezerewe ko ati naho nasanze bimeze bitya, ariko namenye umuryango wanjye, ndumva icyo kintu kinejeje. Mubyeyi, iyo ni kado ikomeye cyangwa n'impano ikomeye iyo waha umwana wawe, naho wamara kurivuga ugasinzira akavuga ati mama ni intwari, yashoboye no kumbwira iki kintu. Imana ihabwa icyubahiro, yo yari izi ko namara kubimbwira biri bigende bitya, yamuhaye ubwo butwari Imana imumugi. Cyangwa ntunarangije ngo usoze urugendo rwako kanya, ariko wa mwana azicara avuga ati mama wankoreye ikintu gikomeye cyane, nahoraga mfite ako gahinda, naryama nkumva agahinda, nakwicara nkumva agahinda, n'abandi mu bandi nkumva ntacyo mvuze ko abandi bafite stories zo batera zo ku mpande zombi. By'ubu byo rwose byusanga baba bafite n'uduselfie na nyirasenge ati this is my auntie, ni mama wacu, ni masenge, impande zose arahari. Hari n'ikindi cyo tuba dukwiye kuzirikana, wa mwana niba utamubwiye aho akomoka, ejo ashobora kuzahura na mushiki we bwite, umwana wa se, bagahurira mu ishuri aho mwebwe babyeyi mutari, bagakundana. Hari tujye tuvuga ukuri ko kuri, nkuko iyi channel twayise ko ari Truth Initiative Ministry, twavuze ko ari ministeri yagambiriye kujya ivuga ukuri.
reka tuvuge ukuri rero kuriho. Umwana aragiye yiganye n'uwawe mu ishuri, asanze arimo arigana n'umwana wa se, ni musaza we bwite, barakundanye bose ni abahanga cyangwa hari ikindi kibahuje, barakundanye, bisoje barangije bagiye muri universite. Hari abana batajya berura ngo berekane abakunzi babo mu muryango byihuse, barakundanye, bibaye ngombwa noneho pe nabo bikanze baguye nk'icyo mwaguyemo mwebwe babyeyi. Yes, bikanze baguye nk'icyo mwaguyemo namwe. Wa muhungu ateye inda umukobwa, baraje noneho kubera icyababayeho bo bashatse ko baravuze ati reka ntuzabyare umwana wanjye ngo avuke nk'uko navutse. Hari ababiganira bakerurirana, kambwira ati jye sinzi data, rero sinshaka umwana wanjye azabaho ngo agire agahinda nk'ako jye nagize. Reka tujye kubyereka ababyeyi byihuse. Ukabona cap abana baraje batubukwe, noneho mwajya kugira gutya kurondora ugasanga wa mwana ni mushiki neza wa wundi ugiye kumushaka, yamaze kumutera inda. Mubyeyi uzigera wibabarira? Ntabwo uzigera wibabarira. Ibyo byose rero tubitekerejeho byatuma nambara izindi mbaraga, nkabwira umwana wanjye ntimwana nakoze amakosa, nanjye dore ntabwo nzi ko byagenze, cyangwa byatewe na ABCD. Niba ari umwana umaze guca akenge mwaganira, byashoje bingendekeye gutya mwana wanjye, I am so sorry, ariko this is your dad. Kugira ngo twirinde ayo makosa kubejeje bundi yaba kabiri. Wari ufite ipfunwe, wari ufite agahinda k'ibyambere, noneho bije ibya kabiri, nanone wongeye ipfunwe kurindi, wibaza uwo mutima wawe. Ejo ushobora kurwara, ushobora kugira depression ugapfa, ushobora kugira ikibazo cy'umutima, ushobora kugira ikintu cyatuma kubitwa rimwe ugakora karangira, kubera intimba yiyongereye ku yindi ntimba unaniwe kubyakira. Mu buryo bwo kwirinda kuba wazapfa utyo ugapfana ipfunwe, ugapfana agahinda, please ambara izindi mbaraga, wicaza umwana wawe, umumare iyo ntimba, nawe uyimare, nurangiza umurinde kuzakora amakosa, kuzayagwamo nk'ayo waguyemo. Imana ibaha umugisha. Mama Ganza arakoze cyane. Jori, Imana iguha umugisha. Ufite ibintu byinshi nyine. Uzi kuba udafite umuvandimwe, igikomere nagize mu buzima. Nyabwira abantu ni ikintu cyankomerekeje, ni ukubona mu buzima bwanjye kuva nabaho nyine nta muntu n'umwe ndasaba uruhushya. Menya natangiye gusaba uruhushya arubwo mfite umugore, naho gangiye ibunaka, ariko mbere yawo ntawe nasaba uruhushya. Nta muntu nigeze mbaza ngo wagize abarutangaye mu ishuri, narize gukira ndangije. Umva, nta muntu nigeze mbona twicaye ku meza turi gusangira nk'umubyeyi. So I'm sorry ko mvuze ibyo bintu wenda, ariko reka tuvuge tuti mwabana mwaho muri, Imana yabaremye si impanuka. Namwe babyeyi mwe kuba mushigikira umugambi w'umwanzi kugira ngo habemo icyuho hagati yawe n'abana. Yes. So Mama Ganza rero, Imana imumugisha. Turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro, ariko nizere ko wenda hari abatumirwa mu minsi mike uzajya udutumira abaciye no muri ibe nk'ibyo waciyemo, kugira ngo bituganize. Nawe ndabibaganije ndabirangije. Nawe uzagira igihe cyawe, utunyuriyemo uciye ku mayange ariko babyita mu Kinyarwanda. Utubwiye muri make, ariko nanjye ubuhamya bwawe bujya bunyubaka cyane. Nibyo byo twavugaga ngo uwa mwana ashobora kuvuka muri ubwo buryo, ariko akaza akaba igihangange. Icya kabiri, hari ubwo Imana ibikora ityo kugira ngo ugire uwo mutwaro, uzakomeze babandi bari batendebutse, uzambika imbaraga bari bazicitse, uzahumuriza uwabonaga isi muguye hejuru kuba atazi se cyangwa atazi mama we. Nimuganira azamenye ngo burya si jye jyenyine ufite ibibazo, hari n'abandi. Hari ubwo rero ubuhamya hari ubwo twihererana ibintu ku mutima bikadukandamiza, bikadutsikamira. Ariko iyo ushoboye kuganira n'undi, iyo ushoboye nk'izi social media zadufashije ibintu byinshi cyane. Hari ubwo ugira icyo ugakubitanaho n'umuntu wagize ibibazo birenze ibyo wowe wagize. Burya bwose ntabwo ari jye jyenyine. None suriya uko mbonaho yababa we ahubwo yahuye n'ishyano, ukumva urongeye uraremetse, usubiyemo imbaraga. Rero yemi nawe ubuhamya bwawe bujya bunyubaka cyane, ahubwo hazagira igihe ufata uwo mwanya nawe uzadufashe duheshe umugisha, tugamye ku musozo w'ikiganiro, dushobore natwe guhabwa umugisha. Hari abo bizubaka cyane, kuko uyu munsi dore wagize uwo mutwaro, ni wowe urimo ugezaho ibiganiro hirya no hino bimeze nk'ibyo ngibyo, bishobora gutuma hari imiti miremeka ya leta y'Inyabutse. Amen. Imana igumugisha wakoze cyane.
reka n'ubutaha uzagaruke nanone ufite ibindi utuganiriza tuzareba indi topic nayo ariko mbere yuko ngiye ngaruka hari umutumirwa nifuza kuzabatumira ubutaha umupasiteri nawe ufite ubuhamya bukomeye cyane wagize igikomere nk'icyo ananatubwira ukuntu Imana yaje kukimuhanduramo ubwayo akaba uyu munsi ari umukozi w'Imana ukomeye. Wow. Shimira abantu bari badukurikiye muri uyu mwanya unagira inkungu basaba hanyuma tugane ku musozo. Imana ibaho umugisha cyane turabakunda cyane kugira ngo tugambire gutya nuko tubakunda nuko Uwiteka yabakunze ndetse kurenza uko twe tubakunda. Niyo mpamvu yagambiriye kugira ngo tujye tubana tuganire gutya kugira ngo icyo mfite nkigufashishe nawe icyo ufite ukifashishe. Rero inkunga nabasaba nuko mwarushaho kudusengera kugira ngo ibyo twagambiriye icyo Uwiteka yadushyizemo natwe tukagambira kugikora azanakurikire kugira ngo abisohoze. Inkunga ya kabiri nuko mwadufasha n'ikiganiro kibaryoheye mukaba mwagishaye mugakora share mugakora like mugakora subscribe mugakomentinga igitekerezo inama byose biradufasha cyane kugira ngo twongere kwambara izindi mbaraga twumve ko ibyo dukora hari uwo birimo bigirira umumaro. Kandi iryo niryo sengesho senga ngo umwana cyangwa umubyeyi Uwiteka yagambiriye ko ikiganiro cyacu kizageraho kikagirira umumaro ntihazagire ikibyitambikamo kizamugereho. Izo comments rero ziradufasha kumenya ngo hari uwakiriye kandi hari uwakozweho. Imana ibaha umugisha cyane munsi nugera wundi ko tubonana tuzaganira ibindi byiza mujye mukomeza muri hafi yacu mudukunde kuko natwe tubakunda. Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane Maganza, Imana imumugisha. Ubiko gukora subscribe nkuko yavuze n'inkunga ikomeye ukore like niba ukunze iki kiganiro hanyuma ituro rikomeye utanga muri iyi ministeri cyangwa muri urusengero no gukora share nusangiza abandi iki kiganiro wabutanze ituro rikomeye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma niba ari igitekerezo cyangwa se ikibazo uzasi muri comment. Narikuzo Emi nari kumwe na Mama Joli Mama Ganza. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha.